tube intungane kandi twiringire kuzahabwa gihe rubanda rwari rutegereje kandi bose bibaza mu mutima wabo niba Yohani atari we Kristo. Yohani niko guterura abwira bose ati njyewe mbabatirisha amazi, ariko haje undi undusha ububasha, sinkwiriye ndetse no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. We azababatiriza muri Roho Mutagatifu n'umuriro. Nuko rubanda rwose rumaze kubatizwa, mu gihe Yezu nawe amaze kubatizwa asenga, ijuru rirakinguka, maze Roho Mutagatifu amumanukiraho, bamubona ameze nk'inuma. Nuko ijwi rituruka mu ijuru ritura umwana wanjye nakwibyariye none. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ba Kristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mukomeze kugira icyumweru cyiza. Uyu munsi kuri kino cyumweru Kiliziya iradusaba guhimbaza batisimu ya Nyagasani. Tumaze iminsi turi mu minsi mikuru ya Noheli, ubwo twizihizaga Noheli icyumweru cyakurikiyeho twizihije umuryango mutagatifu. Icyumweru gikurikiyeho cya kabiri cya Noheli twizihizaga ukwigaragaza kwa Nyagasani. None uyu munsi tukaba turi guhimbaza batisimu ya Nyagasani. Uyu munsi mukuru ni nawe ushyira iherezo ku minsi mikuru ya Noheli. Uyu munsi ubwo twizihiza uno munsi ni nawo munsi wa nyuma twizihizaho ya minsi mikuru ya Noheli. Dushobora rero gutangira twibaza ibibazo byinshi bitewe n'aya masomo tumaze kumva uyu munsi, aho twibuka cyangwa se duhimbaza no batisimu ya Nyagasani. Hari ibibazo dushobora kwibaza mu mitwe yacu, tukibaza tuti ese ko Kristo yabyawe cyangwa se tuzi uko yavutse, abyawe na Bikira Mariya ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, ese batisimu yahawe irashushanya iki? Ese yari afite ibihe byaha bituma ahabwa ino batisimu? Ko tuzi ko n'umubyeyi we Bikira Mariya wamubyaye cyangwa se wamwibarutse, nawe Nyagasani yamugize utarasamanywe icyaha, yamurinze icyo cyaha cy'inkomoko. Mu by'ukuri turebye uko Yezu yavutse, iki cyaha dukirizwa muri batisimu cy'inkomoko ntago kimubarwaho. Ariko twakibaza tuti ese ino batisimu ya Nyagasani irashushanya iki? Ikindi cya kabiri twakibaza tuti ko batisimu ya Yohani yari yo kwisubiraho no gufasha abantu gutegura inzira za Nyagasani, none se Kristo we arisubiraho yakoze iki? Yakoze ibihe byaha bituma agomba kwisubiraho? Icya gatatu ari nacyo cya nyuma twakibaza, ese twe batisimu duhabwa cyangwa se batisimu twahawe aho noneho yabitumariye iki? Ese twumva uburemere cyangwa se twumva batisimu twahawe icyo itumariye? Bakristo bavandimwe rero, ibyo bibazo twabisubiza tugendeye ku masomo matagatifu twumvisha uyu munsi. Batisimu rero Nyagasani yahawe mu by'ukuri si yo gukiza cyangwa se gukira icyaha cy'inkomoko. Twabisubiza mu bice bitatu. Igice cya mbere, Yezu yemeye kubatizwa muri Yorodani kugira ngo asukure kandi atagatifuze amazi natwe duhabwa muri batisimu, natwe dukoresha muri batisimu. Mu by'ukuri amazi ya Yorodani ntago yasukuye Nyagasani, ntago yamukoye icyaha cy'inkomoko, ahubwo yemeye kuyajyamo kugira ngo ayatagatifuze, ayasukure, bityo natwe ubwo tuba duhabwa batisimu tubashe kuyakoresha dukizwa icyo cyaha cy'inkomoko.
niyo mpamvu iyo turi muri batisimu umusaseredoti cyangwa se umudiyakoni bavugira amazi isengesho ry'umugisha ku mazi kugira ngo bongere bahamagare Nyagasani asukura ayo mazi nk'uko yasukuye muri Yorodani kugira ngo abashe kudusukura cyangwa se kudukuraho cya cy'inkomoko. Mu by'ukuri rero ino batisimu yahawe kujya muri Yorodani kwa Nyagasani ntago ari byo byamutagatifuje, ahubwo byagira ngo atagatifuza amazi duhabwa muri batisimu, dukoresha muri batisimu dukizwa icyaha cy'inkomoko. Ikindi cya kabiri, Yesu yemeye kubatizwa kugira ngo adusigire batisimu nk'ikimenyetso cy'isakaramentu ridutagatifuza, kuko muri batisimu nk'uko mubizi, muri batisimu dupfa mu cyaha ubundi tukazukana na Kristo. Yadusigiye iryo sakaramentu kugira ngo iryo sakaramentu ridutagatifuze, bityo umunsi ku munsi tubeho tugenza nk'abana b'urumuri, tubeho tuzi Imana kandi tubeho dukora icyo Imana ishaka. Niryo sakaramentu yaradusigiye kugira ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi tubashe gukira cyangwa se gukizwa icyo cyaha cy'inkomoko twavukanye, bityo umunsi ku munsi tubeho dukora ugushaka kwa Nyagasani. Hari ibyo twakwibaza tutese icyo cyaha cy'inkomoko tugikomora ku bavyeyi bacu cyangwa se ku basokuruza bacu aribo Adamu na Eva, bo bakoze cyangwa se barenze ku isezerano Imana yari yarabahaye ubundi bakarenga bagacumura. Natwe rero nk'abana babaturukaho cyangwa bakomokaho, natwe icyo cyaha niyo mpamvu tukivukana. Iyo tumaze rero gikizwa mu isakaramentu rya batisimu duhita tuba abana b'Imana, kuko Nyagasani yaje kuducungura yigira umuntu kugira ngo aze adukize adukure muri ubwo bucakara bw'icyaha twebwe nk'abana yihitiyemo, twebwe nk'abana bashaka umukiro. Hariho umuryango ufite abana, abo bana bari abana babiri, nyuma bamaze gukura uwo muryango uragenda wadopta undi mwana cyangwa se ushaka undi mwana wari ubaye mu buzima bubi, kwa kundi bajya nko mu bigo by'imfubyi bakaba bafatamo umwana kugira ngo bamurere. Ubwo bamuzanaga rero mu bandi, umwana yakuranaga nabo akora imirimo nabo ndetse akiga, ariko abana bo muri urwo rugo baba bicaye bari kuganira bakavuga ati ariko wa mwana wari uzi n'ibindi ntago uri uwacu. Bagira nk'ikintu bakoze, baba bagiye kujya ku ishuri bagiye kubaha minerivare, agahita umwe muri bo muri urwo rugo akabwira wa undi waje muri urwo rugo ati wa mwana we nubwo bwose uri kudukoreshereza minerivare ujye wibuka ko utari uwacu, bityo ujye witwararika kuko umunsi umwe tushobora no kuzajya tugukubita kuko ubu uri kuturira mu mitsi. Ubwo igihe kiragera bakajya bahora bamubaza ibyo bibazo, bamushyira ku ruhande batamwitaho cyangwa se bamuhohotera, nimba ari ryo jambo wenda nakoresha. Ariko umunsi umwe bari kuganira n'abavyeyi babo bari kubumva ariko batari kubabona, bari kumubwira ati wa mwana we igihe kirageze nyamara ngo tukwirukane mu runo rugo kuko uraturembeje, ibyo ukoresha n'ibyo urya nitwe bigenewe si we bigenewe. Ubundi umwana uko yakomeje kubumvira none agiye kubasubiza arababwira ati rero bavandimwe, mwebwe koko muri abana bo muri runo rugo ndabizi kandi ndanabibona, mu by'ukuri uko mwavutse ntago mwebwe mwabigizemo uruhare, ni Imana yafatanyije n'abavyeyi banyu maze muravuka. Ariko njyewe uko navukiye muri runo rugo, nazanywe muri runo rugo, n'abavyeyi banyu bagize cyangwa se bangiriye impuhwe, bakabona ubuzima nari mbayemo, bakabona uko nari meze, ubundi bakangirira impuhwe bakanzana muri runo rugo kugira ngo nanjye mbashe kugira icyizere cy'ubuzima. Namwe rero iyo mumbwira gutyo kandi muzi uko mwavutse, njye nagira ubwo buntu kuko nakuwe mu buzima bubi, nakuwe mu bucakara nari ndimo, mbasha kuza muri runo rugo mbana namwe.
icyo gihe ababyeyi bari bafite ubwoba, ariko byarabashimishije kubera uwo mwana uko yari abasubije. Icyo rero twakigira kuri uno mwana ni uko natwe muri batisimu, iyo tutarahabwa batisimu tuba twaragiye kure ya Nyagasani, ariko Nyagasani iyo tumaze guhabwa batisimu aba atumeze nk'uwo mwana, aragenda akadukura muri ubwo bucakara bw'icyaha, akadukura muri ubwo buzima twari turimo, akadukura mu migenzo mibi twakoraga yose, ubundi akatuzana akatugira abana be, abana bamwizihiye. Ngiyo rero batisimu aho idukura, imizi y'icyaha idukuramo, maze ubundi ikatugira abana b'Imana. Icya gatatu rero cyo kwibaza uburyo ki Kristo yaba yarahawe ino batisimu kandi nta cyaha cy'inkomoka afite, nuko Yezu yemeye kubatizwa nk'ikimenyetso cyo kwitegura gutangira ubutumwa. Aha nk'uko mu saseredoti dutangira misa yabitubwiye, dutangiye kandi n'igihe gisanzwe cy'umwaka. Batisimu ya Nyagasani ubwo yahabwaga batisimu yari atangiye ubutumwa ku buryo buri public, ku buryo buboneka ku bantu bose nyine, aho yari agiye kwigisha ijambo ry'Imana avuye mu buzima cyangwa se mu myaka itaramwemereraga, nimba ariko navuga, kuba yajya kwigisha abandi. Ubu yari ageze imyaka noneho yo kujya kwigisha ijambo ry'Imana no kujya gukora icyamuzanye. Ino batisimu rero yabaye nk'ikimenyetso gituma ubutumwa bwa Nyagasani yari yarahamagariwe butangira. Natwe iyo tubatijwe tuba duhabwa Roho Mutagatifu. Uwo Roho Mutagatifu rero duhabwa si uwo kwicarana, si uwo kugenda ngo tugere mu rugo tumupfukirane, ahubwo ni uwo kugira ngo ibitangaza Nyagasani yatugiriye cyangwa se ibyiza byose Nyagasani adukorera natwe tubashe kubitangaza kandi tubigeze ku bandi bose. Batisimu rero nk'uko Mutagatifu Vincent Paroti washinze umuryango w'abapadiri n'abafurere ndetse n'ababikira b'abaparotini n'abarayiki yatubwiye, atubwira ko umuntu wabatijwe wese aba ari intumwa, aba ari intumwa y'urukundo n'intumwa y'ubuntu bw'Imana. Natwe rero muri batisimu twahawe si wo mwanya wo kuyicarana, ahubwo tumenye ko iyo batisimu twahawe ari iyo kujya, iyo Roho Mutagatifu twahawe muri batisimu ari uwo kujya gutangaza ibyiza n'ubuntu bw'Imana itugirira. Natwe rero mu buzima bwacu bwa buri munsi twumve ko ino batisimu cyangwa se ino batisimu duhabwa atari yo kwicarana, ahubwo ari yo kujya gutangaza ubwo buntu bw'Imana. Bavandimwe rero, ibyo nibyo bimenyetso twakura kuri Yezu Kristo muri ino batisimu yahawe, tukamenya ko atayihawe kugira ngo akizwe icyaha cy'inkomoko, kuko ntiyigeze akigira, ndetse n'ababyeyi bamwibarutse nabo nta Bikira Mariya ntacyo yigeze agira, ahubwo yahawe batisimu kugira ngo atagatifuza amazi kandi ayasukure, kugira ngo natwe mu gihe tuyakoresha tubashe kwakira uwo mukiro. Yahawe batisimu kandi kugira ngo bidusigiremo nk'isakaramento ridutagatifuza. Yahawe batisimu kandi kugira ngo bibe nk'intangiriro y'ubutumwa yaragiye gutangira. Kristo Yezu akuzwe. Natwe rero ubwo muri batisimu duhabwa ntitukayicarane, ahubwo tujye tuyikoresha ugushaka kw'Imana. Bavandimwe rero, twumvishe ibitangaza cyangwa se nk'igitangaza cyabaye ubwo Nyagasani yahabwaga ino batisimu. Yezu amaze kubatizwa habaye ikimenyetso aho twabonye ubutatu butagatifu, twabonye abapersona batatu babandi bagize Imana imwe, aribo Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Ubwo Yezu Kristo yabatizwaga ngo ijuru ryarafungutse, rimaze gufunguka ijwi rituruka muri iryo mu ijuru rivuga riti, uri umwana wanjye nakwibyariye none. Iryo jwi rero rigaragaza Imana Data. Hanyuma iryo jwi rimaze kuvuga,
hamanuka ikimenyetso cya Roho Mutagatifu kiri mu ishusho y'inuma. Iyo numa nayo rero ikaba igaragaza Imana Roho Mutagatifu. Imana mwana uyo yari Yezu Kristo wabatizwaga. Natwe rero muri batisimu, nimba tutibeshye, nimba tuvyibuka neza, twabatijwe mu butatu butagatifu. Ubwo umusaseredoti, umupadiri cyangwa se umudiyakoni iyo bari kubatiza, baravuga bati runaka njye ndakubatije ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ibyo byose rero ni ukugira ngo tubone ko ino batisimu ya Nyagasani yaduhishuriye ibintu byinshi, kandi ibyo bintu byinshi akaba ari nabyo dukoresha muri batisimu yacu ya buri munsi. Muri batisimu rero bakristo bavandimwe, ijuru rirafunguka. Aha ubwo turi gusubiza ikibazo ngo ese batisimu itumara iki? Muri batisimu iyo duhabwa batisimu, ijuru rirafunguka. Iyo ijuru rifungutse rero ni ukugira ngo tubashe kwakira ubuntu bw'Imana. Iryo juru rero rifungutse ni ukugira ngo tubashe gusabana n'abadutanze cyangwa se n'abageze mu ijuru. Iryo juru rero riba rifungutse, ridufungukiye kandi rifungukiye n'umuntu wese ushaka kwakira impuhwe za Nyagasani. Muri batisimu mu iyibukiro rya mbere mu y'urumuri niho tuvuga tuti Yezu Kristo abatirizwa muri Yorodani, dusaba inema y'iki? Dusaba inema yo gukomera ku masezerano ya batisimu. Iyo ijuru rifungutse rero kiba gisigaye si uko iyo duhawe batisimu tuba tubonye itike ihita tujyana mu ijuru muri iryo juru rifungutse, ahubwo ya masezerano ya batisimu iyo tuyakomeyeho, ngiyo nzira, nguko kuri, nguko n'ubugingo, bituma rya juru rifungutse natwe turyinjiramo. Muribuka muri batisimu ubwo twahabwaga batisimu twarabazwaga tuti mwanze shitani n'ibyo dushikisha byose, twasubizaga dute? Tukamanika iki? Tukakamanika rwose, tukavuga tuti turabyanze. None se ubu bavandimwe, twe twabatijwe, bekambaze twe twabatijwe, ubu twongeye bakatubaza tuti ese mwanze shitani koko n'ibyo dushikisha byose? Ese mwaba mwarayanze koko? Mwakongera tukamanika tuti mwanze guterekera, kubandwa, gukora ibintu byose satani dushikisha, mwarabyanze? Imana ishimwe, ndabona turi kugenda neza tujya muri iryo juru rifunguye. Ubwo rero ngiyo itike navuga iyo ijuru rimaze gufunguka, nuko ibyo twasezeranye muri batisimu, amasezerano twakomeyeho ya batisimu, nimba koko twarayubahirije bakristo bavandimwe, ngiyo nzira idufasha natwe kubona iryo juru rifunguye. Mu mwanya mu gihe cya konsekrasiyo ubwo tuba dutura umugati na divayi, Imana nabwo idufungurira ijuru. Imana ibwira, nimba ariko navuga, ibwira Petero ati kingura umuryango kugira ngo muri iki gitambo abakristo ba paruwasi ya Ruhango bari gutura tubashe kujya hamwe, tujye muri ankominiyo cyangwa se tugiturire hamwe. Niyo mpamvu niyo turirimba Nyirubutagatifu, muzi ko Nyirubutagatifu ari indirimbo y'abamarayika. Iyo turirimba rero Nyirubutagatifu tuba twifatanyije n'iryo juru rifunguye n'abo bamarayika n'abatagatifu, kugira ngo tubashe kwakira umukiro wa Nyagasani. Natwe rero bakristo bavandimwe, iyi batisimu duhabwa, iyi batisimu twakiriye, nta kindi tumarira, natwe tuma ijuru rifunguka, natwe tukarushaho kubona ibitangaza by'Imana kandi tukakira ubuntu bwayo kuri twe. Ikindi cya kabiri, iyo duhabwa batisimu nkuko twabyumvishe ngo ijwi rituruka mu ijuru, cyangwa ryaturutse mu ijuru ubwo Yezu yabatizwaga, rivuga riti uri umwana wanjye nakwibyariye none. Natwe iyo duhabwa batisimu, iryo jwi ritugeraho rikatubwira riti nawe uri umwana wanjye, uyu munsi wowe wemeye kuvuka bundi bushya, uri umwana wanjye, ngwino ukore ugushaka kwanjye, ngwino ukore ugushaka kw'Imana. Ngiyo rero batisimu iyo tuyemera kuyihabwa,
tuba twemera iryo jwi ry'Imana ko riza mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ridutagatifuze. Kristo Yezu akuzwe. Icya gatatu rero, iyo duhabwa batisimu, Roho Mutagatifu nk'uko twabyumvishe yamanutse mu ishusho y'inuma agera kuri Yezu Kristo. Natwe muri batisimu duhabwa uwo Roho Mutagatifu. Nk'uko nabibabwiye mbere, uwo Roho Mutagatifu ni we utumara ubwoba, ni we utuma dusanga bagenzi bacu, ni we utuma tujya kwigisha inkuru nziza ya Yezu Kristo mu bandi. Uwo Roho Mutagatifu rero iyo tumuhawe ni wahandi usanga dutangiye kubaho gikristo, tukirinda ya mazimwe cyangwa se bya bindi bituma mu muryango wacu udatera imbere, bya bindi bituma koko tutabaho dukomera kuri ya masezerano ya batisimu twagiranye na Nyagasani. Bavandimwe rero, natwe batisimu idufungurira amarembo y'ijuru, maze tukakira Roho Mutagatifu utanga ubuzima. Ikiba gisigaye nk'uko nabibabwiye ni ukwinjira muri ayo marembo. Kuyinjiramo rero nta kundi ni ugukomera ku masezerano ya batisimu twagiranye na Nyagasani mu bwo twahabwaga batisimu, maze tukemera Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nta handi rero, nta yandi makiriro yacu, nta yandi mahitamo yacu, nuko ayo masezerano ya batisimu koko tuyashingamo imizi, ubundi tugakora ugushaka kwa Nyagasani. Twabyumvishe rero mu isomo rya mbere, umuhanuzi Izayi mu isomo rya mbere arabwira abazikamye cyangwa se abagumye mu ngeso mbi, ababurira ko ubudahangarwa bwabo mu kibi bugenda bukendera, ku budahangarwa bwabo cyangwa se ingeso mbi barimo badashaka guhinduka. Nyagasani araje kugira ngo ibyo bari bishingikirije byose bishire. Aragira ati, dore Nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi, afite amaboko aje gutegeka, dore azanye n'iminyago, abo yatabaye bamubanje imbere. Natwe rero niba koko tukiri cyangwa se turi mu migirire itari myiza, Nyagasani natwe araje kutunyaga ibyo twadukora bitaba bimuhesha ikuzo. Nta bindi rero bimuhesha ikuzo, ibituma tubona umukiro wa Nyagasani turabisanga nk'uko Pawulo Mutagatifu yabibwiye mu ibaruwa yandikiye Tito, ubwo yamubwiye ati kureka gukomera Imana no gutwarwa n'irari ry'iby'isi, kugira ngo guhera ubu ngubu tubeho turangwa n'ubwitonzi, ubutungane n'ubusabaniramana. Natwe rero dukomere ku Mana kugira ngo ubuzima bwacu bwa buri munsi burangwe no gushaka kwa Nyagasani. Ino batisimu rero ya Nyagasani, ino batisimu twahawe, ino batisimu tuzahabwa kuba yitegura bose, itubere idufungurira amarembo y'ijuru, itubere idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bityo natwe tuzaririmbe n'abamarayika n'abatagatifu ibisingizo by'ingoma y'ijuru. Tutazaba nka babandi tukaririmba tuti twaba twararuhiye iki, twarahawe amasakramentu yose, ariko tukabona ijuru rifunguye tutabasha kuryinjiramo, tukabona ijuru rifunguye tutabasha gutera intambwe ngo tubashe cyangwa se ngo twegere Nyagasani. Ubwo rero murumva ntacyo twaba twarakoreye, twaririmba iyo ndimo ngo twararuhiye. Natwe rero duharanire kutabona cyangwa se kutumva iryo juru, tukazaryumva nk'abajene bubu nibo dukunda kuvuga ngo tukazaryumva nko mu makuru. Kumva ikintu mu makuru utega amatwi ariko ntago ugera aho uri kuvuga ari kuvugira. Natwe duharanire kutazabyumva mu makuru, kandi kutazabyumva mu makuru no gukomera kuri ayo masezerano ya batisimu, tugakora ugushaka kw'Imana, tugakora icyo Nyagasani aduhamagarira gukora buri munsi. Nyagasani Yezu nabane namwe.